shizo na 2025 hagati nko matariki 18-15 igeze mu mujyi wa Bukavu basanze ahasanzwe hari ibiro bya guverineri wa Kivu y'Amajyepfo ni professeur kuri ubu ngubu ni professeur Jean-Jacques Purusi ubwo ni guverineri ku ruhande rwa Kinshasa yari yagiye kera yari yahunze kabisa yagiye ajya Uvira nkuko n'ubundi wa Kivu y'Amajyaruguru yahungiye muri Beni. Hanyuma rero ahangaha niho yakoreye ikiganiro n'abatangazamakuru ndetse ari na kumwe na ubwo René adufasha ashyireho icyo kiganiro uwo mugabo professeur Jean-Jacques Purusi arimo kuganiriza abantu avuga ngo kubuti Kinshasa yaba ari jewe na mugenzi wanjye wa Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'aba député provincial banyuranye, ariko abaturage tugenda tubabwire ngo amahoro agiye kugaruka vuba. Ibi bice AFSM 23 ifite bigiye gusubira mu maboko yacu hanyuma mugira amahoro. Impamvu vuga gutyo nuko ubutegetsi bwa Kinshasa bwo buvuga ko ahantu AFSM 23 iri ngo nta mahoro ahari bayabujije abaturage, mu gihe AFSM 23 yo nabashyigikiye bavuga ko amahoro ahubwo bayajyanye aho yari yarabuze. Izo rero ni imvugo ebyiri kandi koko niko bigomba kugenda, baracyahatanye. Now ibyo ngibyo Sam byabisobanuye ngo tugiye kubona intambara yagutse kugerageza gufata ibi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo nkuko bitangazwa na guverineri ko ari cyo president yababwiye Commandant Supreme. Umva uko byagenda kose ntago bishimiye ko hari ibice batakaje, byanga bikunda bagomba gukora ibishoboka byose ngo barebe ko ibyo bice babyisubiza cyangwa se byagaruka mu maboko yabyo. Ibi ntago byatungurana kuko urabizi ko nuko intambara ikomeje kugenda bitigeze bihagarara n'ubundi. Wasangaga uyu munsi AFSM 23 yafasha agace kamwe kajya kubona ukabona ejo bakoresheje ibishoboka byose bashatse kukongera kukisubiza, rimwe na rimwe bikanabahira bakakisubiza, ariko n'abandi nabo bakongera bagakoresha imbaraga bakongera bakahabakura. Kuri iyi nshuro rero bigaragara ko tunakurikije ibyo tumaze iminsi tubona muri utu duce tw'intambara, urugamba rwahinduye isura. Ntibikiri urwo ku butaka, ubu noneho hari gukoreshwa mu ikoranabuhanga, haba ku gice cya leta ya Kinshasa, haba no ku gice cya AFCM 23 nayo cyangwa se nabo bafatanije barimo batwirwaneho, nabo batangiye gukoresha ikoranabuhanga. Ibi rero bigaragaza ko hari ahantu hagiye kuba intambara ikomeye. Kubera iki? AFCM 23 ntishaka kurekura uduce yamaze kuribera, ngira ngo ntizanabishaka. Hanyuma kandi kubitazabishaka byo reka no guca akarongo ko ishobora kubishaka cyangwa ikabishakishwa ku ngufu nkuko twabibonye muri Uvira bavuyeyo. Yabishaka icyo gihe ntibishaka ariko yajemo ingufu. Icyo tureba no kuhava kubishaka no kuba ufite ubushake. No kuvuga iyo umuntu akubwiye ati samusohoka ariko ukabudashaka gusohoka, buryo uragenda ariko ntubishaka, uba nkawe mwana uti rwose nubwo mpfukamye ariko mu mutima ndahagaze ndetse mpagaze bwuma. Icyo nashaka kuvuga rero ni AFSM 23 ntiyifuza kurekura uduce yamaze kubohora nk'uko ibivuga. Yego, mu gihe leta ya Kinshasa ikubita agatoki ku kandi mutuvire mu gihugu. Turi muri n'abanyarwanda n'u Rwanda mu kokiti bagira ngo arebye ibyo nanjye nkuko babivuga. Bavuga ko ari AFSM 23 akarongo RDF. Byanga bikunda rero uko kudashaka kurekura nuko gushaka gusubirana cyangwa se gukuramo birasiga ikintu gikomeye muri turiya duce twa Kivu y'Amajyepfo. Ahubwo abaturage baba bivira mu nzira. Bayinga ijambo riposte vigoureuse bien coordonnée, ubwo n'amagambo ya Felix Tshisekedi Chilombo, perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yabivuze cyane inshuro ndetse nyinshi mu ruhame, ari kuvuga ko ngo bari gutegura igikorwa cyo kwisubiza uduce bambuwe na AFSM 23 ndetse ngo bizaba bikomeye cyane kandi bigenzuwe bihujwe neza. Iyo urebye muri iki gihe AFSM 23 imaze nibishatuwe kuvuga ngo imaze ifite Bukavu, ifite na Goma, ko byo nejo bundi ahangaha nibishatuwe kuva 2021
myaka ubwo ngubwo ni ingahe si 5 isaga buriya biragoye ko igisirikare wacyubaka mu myaka 5 nta gisirikare cyubaka mu myaka 5 ntibibaho ushobora kuramforutsa kagira utuntu ducyo kiramo n'iki ariko mu myaka 5 ntabwo igisirikare kiba cyubatswe ariko noneho iyo avuga ngo riposte vigoureuse bien coordonnée abavuga kwisubiza uducya FCM 23 yafashe ejo bundanga mu mwaka ushize mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 ngende kagenda ikomeza nyuma ari ibintu k'ibyo kibyo hari izindi mbaraga zenda gukoreshwa kw'igisirikare n'ubundi FCM 23 yirukankanye akikiri cya kindi kimwe ushobora gutekereza uko ariko usa nk'uwabikomojeho naga igisirikare ari ikintu cyo kubaka mu mwaka umwe 2-3 unatangire gutega umusaruro biragoye ariko nanone iyo myaka 3 turi kuvuga cyangwa iyo 5-4 uramutse ko ushyizeho umutima n'abari muri izo ngabo bakumva inshingano yabo ya mbere bakabanza imbere igihugu kurusha ubwoko ubwo ari bwo bwose uri bwo urumurubasinzi urumuyaka urumuteke urumushi urumunyamurenge urunyamasisi amoko yose tuzaba muri Kongo mu mutima ugashyira igihugu imbere ku kigero runaka birashoboka ariko Perezida Felix Tshisekedi yizeye izindi mbaraga zitari zibiturika ari naho nyine ubona yemeye rwose agashyira ivi hasi ariko abashabone izo nyingi zimujya inyuma yegamira bisa nkaho bitandukanye ni AFCM 23 ifite igisirikare kiri strong kiri concrete tubibwirwa n'iki na rezilita nyine ziva mu rugamba tubibwirwa n'ibice bagenda bafata ndetse no kugerageza kubigumana ariko noneho ibyitwa kugumana ibyo bice byo hari buze kuzamo na ya political wing ishobora kubikora bitandukanye nuko benshi tubitekereza kubera ko iyi political wing aho akazi kayo kari buzire ni hehe ni AFCM 23 turabara ko kalendari militaire turabara amezi 20 arengaho gato bagenzura umujyi nka Goma ndetse na Bukavu kuko ni imijyi yafashwe isa nkayikurikiranye aho rero nutekereza ko ari igisirikare kuba iyo mijyi kiri mu bugenzuzi bwabo ni ya political wing ikorera aho twavuga nko mu gikara ariko nayo iri strong ifite imbaraga byagera ku ruhande rwa Kinshasa dufite FARDC na coalition iri cocktail yose iri weak mu buryo bwa gisirikare ariko nabo bakagira iyo diplomasi navuga ko ugereranyije nibura irusha uburemere cya gisirikare nshobora kwemeranya nawe aho ngaho rero Kinshasa Perezida Felix Tshisekedi yakoze iki nubwo icyo gisirikare cya AFC gishobora kwavansa gisunika gifata ibice kigarura ibindi yahisemo gukoresha icyo gitutu cy'amahanga kubera ko yasanze igisirikare afite nacyo kiri buze kumufasha yarabyivugiye mu kiganiro n'abatangazamakuru ko kiri infiltre ntabwo twabohereza rwose ni byinshi agenda avuga ku rugamba ngo bagire icyo badufasha n'ubu ngubu kohereza ingabo n'ibindi ni bya bindi nyine byo kutatereraho ntiwaterera iyo nyine ni igihugu no gupfa kuzohereza no gupfa kuzohereza ntabwo nabazohereza yiexpecta ariko uzi ingabo bageraho banakatira bagafunga bakagira gute kubera ko zahunze urugamba ariko bakanga nejo bagahunga discipline iranga nyine kubera iki niko ntabwo cyubatse ntabwo cyubakitse uko tubabona niko bubatse ariko twigeze kubona ko imwe mu nyingi yegamiye koko zaba zikora diplomasi baribuka iyo diplomasi abantu baribuka AFC fata Uvira kana nagace gafite icyo gasobanuye ku rwego rwa geopolitique kubera ko nagace noneho kari ku rubibi n'igihugu cy'u Burundi nacyo gifite ukuboko kwihare muri zira ntambara zibera hariya ariko ibice biri kurwanirwamo bifite icyo bivuze ku rwego rwa geopolitique buri kariti bayahindutse kariti birahinduka kubera ko icyo gihe noneho turi kureba case noneho twinje mu diplomasi umuntu yavuga wenda ni muza karere ko turacyari mu karere iyo turi kuvuga noneho ni ibihugu ntago tukiri mu gihugu iyo ni geopolitique ahangaha ni ya geopolitique nyine ahangaha rero kuba runaka yoboye aha bava hari bite hano bava Uvira cyo ndi kuvuga twabonye ko ya diplomasi ishobora kubikora kubera ko Uvira ntago M23 yarekuye kubera ko yarashweho nanubwo yarekuye kubera ko yikanze wenda ubushobozi runaka bwa FARDC bo bavuga ko babikoze mu guha amahirwe cyangwa se mu guhereza inzira ibiganiro cyangwa se nyine mu kwemerera no gutuma ibiganiro by'amahoro
bibona aho byinjirira ariko umuntu ashobora kwibaza kuki ibyo mutabikoze kuri Goma na Bukavu ko mutabikoze kuri Kamanyura n'ahandi niba mutekereza ko muri guha amahirwe iyo nzira y'ibiganiro munabikora no mu yindi mijyi tureba hariya rero muri Uvira nabonyemo ko kuboko kw'izo nyingi hari zo dukeka cyangwa se izo benshi bahita batekereza cyane ko bamwe muri izo nyingi banabyivugiye kuko babyivugiye sininya kubavuga nka perezida wa Amerika Donald J. Trump yarabyivugiye ati njye abantu babiri bakuru diplomate barambwiye bati ngwino kire hano rwose tugira ibyo twemeza nawe uze wifatira umutungo kamere ariko yavuze ntabwo yavuze nani ngo ni bangahe ahubwo yaravuze ati gihe narangije intambara hariya muri Kongo hagati ya Kongo n'u Rwanda amamiliyoni yari yashize none ndayirangije ngo none bambwiye ngo ninge gufata mu y'agaciro ati kandi nzajyayo ntiyavuze ngo ni bande ntiyavuze ngo ni bangahe koko ni bandi ubwo nyine ntawamenya we ntiyigeze disclosing abo bantu ariko uko byagenda kose yaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera yuko jewe nzanahora nemera ko kuza muri iyi conflict kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu buryo yaje mu buryo bwereye kuko nemera ko yahozemo izanahoramo niba nta gihindutse ntabwo yaje habaye nka trigger wenda ari no kuzaza da ariko habaye nka trigger hari wakanze kumbaruzo bavuga ngo muze ni President Tshisekedi yavuze ngo kubera iki mujya kugura amabuye n'abantu bayatwiba hari b'u Rwanda kandi twebwe tuyafite ahangaha niyo soko bavuga ngo we ntabwo yemera ko mu Rwanda haba amabuye y'agaciro yego kwebwe ayo mabuye mubona babagurisha barayatwiba none bivuze ngo twe ni ikigega mwakwigire ku kigega ni kwa kuko uri mu bukwe ukaba wicaye hafi y'ikigega nta cyiza nkabyo urabona sama ari kumwenyura nta cyiza ku bantu banywa agatama hanyuma rero twaba dukomeje n'ingingo icyo ndi kubona hano kuri iyi FARDC cyangwa se coalition Kinshasa muri rusange bahisemo gukoresha nyine iyo money diplomacy iyo diplomasi y'ingurane ariko nayo ishingiye ku bifurumba by'amafaranga kubera ko abanyagihugu bakanabikoze biri ku mutima ntago mu by'ukuri nyine bafite ubwo bushobozi bwo guhagarika abo barwanyi ariko n'iyi money diplomacy nayo ntago ibiri permanent ibiri temporary tuzi benshi uretse no muri Kongo tuzi abategetsi benshi bagiye bakoresha money diplomacy ariko byarangira ibyo bagushakamo bishize barakujugunya umera nka urabona umuntu ufite igisheke cyangwa se shikarete iyo umaze gukuramo ubunyunyusi niko byitwa se icyo wari ukendereye yego urajugunya habasige trash urajugunya naha rero akenshi nuko bigenda iyo umuntu asubije amaso inyuma asanga ariko byagenze reba President Tyra muri Liberia reba Blaise Compaoré muri Burkina Faso shaka ingero nyine z'abo bantu bahisemo kwiyegereza Occident ariko bamara kubakuramo ibyo bakeneye bagajugunya bagashyira ku ruhande yewe tunahere no mu iki gihugu turi kuvuga byagenze bite kuri Mobutu Sese ko kubaza banga nawe yahisemo icyo kinagambanira musangira rugendo cyangwa se inshuti ye magara siko muri politike nyine nta nshuti bamo Patrice Emery Lumumba abamwisha areba kabisa bamuhambiraga uruhare kandi banavuga ko rwose we na wari boss wa CIA ndebera wari boss wa CIA hara Kinshasa gabuzwi cyane izina rinciyeho rwose mu ndebere muri za 1935 31 bavuga ko niwe rwose wamushyikirije iyo projet yo kwikiza Patrice Emery Lumumba kubera ko nawe ari gukora makosa muri ibyo benago bisa nko byari bigoye guhindura boss uvuye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uri kugana muri Union Soviétique igihugu cyawe kibarwa nk'icyambere mu bihugu bitunze umutungo kamere ntago byari kumugwa mahoro ariko nyine abikoraga kubw'ineza y'abakongomani icyo kintu rero kiramutse kibayeho bigakorwa uko nabo banyagihugu bakaba bafite umutima byashoboka ariko kubizo nyingi yegamijeho ziri kugira icyo zimufasha byaka kanya ni ibintu biri temporary nago bizaramba
kandi iyo tuvuga ikibazo kijyanye n'umutekano muke muri Congo ni ikibazo abantu benshi bahuriza ku ngingo cyangwa ku gisubizo kivuga ngo dukeneye ko ibi bintu biherwa mu mizi byinjirwemo ariko bahere mu mizi bikurikirana ababireba bahere mu mizi kugira ngo bibashe guhabwa igisubizo kirambye. Aha rero kuva ku ukeneye cyangwa se uzabona igisubizo kirambye mu gihe cyose abitwa ko baje gutanga ibisubizo imboni n'umutima byibereye mu birombe bo mu gihe za factors zituma bacukura zigihari bazakomeza nizigenda cyangwa se ugasa nkaho ugira ubwenge mbyituko nyihangane ku mukuru w'igihugu bigasa nkaho ureba wenda bitandukanye nuko warebaga muri icyo hotel. Icyo gihe ni hahandi nyine ibyo bagukenemo babiri gushira bahita bakwikiza. Ntabwo uri buze guhindura pale ngo bikunde, ntabwo uri buze kuva kuri Amerika ngo iyo access, iyo full access Ubushinwa, Turukiya, Rusiya cyangwa ibindi bihugu turi kubona biri kurizinga muri hegemony ngo bize kugukundira. Baraza kutabakwikiza bashaka indi puppet cyangwa se indi pupa bashyira hariya ikora ibyo bumva. Niho hantu mbona ikibazo sofa. Hanyuma tugarutse rero kuri guverineri Jean Kepulusi kugira hariya n'umudiplomate ni n'umuprofeseri ngira ngo wenda umuhanga professeur Jean Kepulusi. Hanyuma n'umva n'ururimi rwe ariko n'imvugo ze zisanzwe abantu bamuzi ko ari umu extremiste cyane. Ni n'igitangaza buriya kuba witwa kuri guverineri narurimo bamwe mu baturage bawe barekrama ko bari gukorerwa genocide. Uravuga abaturage b'abanyamurenge bari muri za Minembwe muri Uvira na za Fizi n'izindi territoire zaba zituyemo abanyamurenge muri biriya bice, ariko nyine ukabirenza ingo ahubwo ugaha imyitozo za wazalendo ni FARDC ugasa nkaho ukikira mu bikorwa nyine biza kutaza ubuzima bw'abo bantu. Kugaruka hariya na yindi message nyine kubutse Kinshasa no mu Bubiligi kunze uvuye Belgique ngo ni ba boss turutseyo uraje buti ubwo byanze bikunze umukuru w'igihugu rwose arabahi muhumure turi kubikurikirana, ariko se murakurikirana ibiki? Ibintu bigaragara biri tangible bigaragaza ko ibyo bintu muri kubikurikirana ni ibiki? Mukanya turi kumva cases z'abantu bari gufatwa bakanicwa kugira bibere abandi urugero kubera iki bari guhunga urugamba. Abane barasabwa kujya gufunga umujyi wa Karemi muri Tanganyika bakagenda kibuno mamaguru bakiruka kibuno mamaguru kubera iki? N'ubundi bafite ayo makuru yuko byagenze kuva ho muri Birunga muri za Rucuru kumanuka paka utweda kugera. So uwo muntu rero numbwire ngo hari urundi rurimi yari buze kuvuga n'umudiplomate ntabwo ari buze gukura abantu umutima, ariko noneho ababwira nabo basa nko bamaze kubimenyera cyangwa se bafite ukuri bashobora kuba bazi. So naho mbona iyi case hano mu Burasirazuba bwa Congo. Ubwo uvuze mu kanya ibijyanye ngo no kuvuga ngo ntabwo urapfa kuva kuri Ankosam ngo ugiye ku wundi muntu wari we wese, ariko nabonye n'inkuru ijyanye n'ibyo ngibyo uvuga ikomeye cyane. Inkuru nditswe n'ibitangazamakuru byinshi binyuranye, ariko ihera kuri raporo yakozwe na Lighthouse. Ni Lighthouse bakora ibijyanye n'ubushakashatsi n'ibindi nk'ibyo ngibyo, sesenguzi, investigation n'ibindi nk'ibyo. Aba baravuga ko mu gihe cy'imyaka 20 muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu buryo buhishe haturutse tone hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 5 za uranium zikagana mu Bushinwa. Na enquête ya Lighthouse reports yakoze njye nabonye wagira ngo niyo kubambisha Kabila, niyo kubambisha Moise Katumbi. Iyi myaka 20 ishize ninde wari ku butegetsi? Nabo bombi. Avuga ngo uwo nguwo umwe Moise Katumbi baramuzi wo katanga yo imyaka myinshi rwose ishobora kubirenga 10. Myaka 20 uvuye ubu ngubu gutwagira ryari si 2 ubwo na 6. Yego. Ubu ni Joseph Kabila Kabange yari akiri mu ntangiro z'ubutegetsi bwe. Burya imyaka uzamara imyaka 18 ku butegetsi cyangwa 19 ukaba umaze 34 burya ukiri cyane rwose. Nibwo mvuze ngo nibwo yari akiri gutangira gutegeka sinabambeshye. Icyo gihe cyose izo toni zose zarani iranium kandi bibuka abantu ikikora ni mari teye ubwoba. Mbere na mbere ni intwaro kirimbuzi.
ku bihugu nk'ibi ngibi nabo bafite n'ubwo bushobozi n'ibindi. Iyi raporo ndayibona nk'iyo kubambisha Joseph Kabila Kabange babwira Amerika ngo uyu uramenye utazamwizera. Icyo gihari ushobora kubitekereza uko nawe n'umwe mu bantu bigaragara ko nubwo ari silent ari umuntu rwose utegura ibintu by'ukabona boom tazi ngo byagenze bite, ariko ibimenyetso bihari nibigaragaza ko yaba ari kwitegura garuka mu kibuga. Byo bimenyetso bihari ngira ngo twaje tubikomozaho ejo bundi mu kwezi gutambutse agaragara muri Bukavu. Hari n'iminsi 10 itambutsemo agaragaye Bukavu. Ushobora kubitari ubundi byumweru nk'icyumweru n'igice. Cyumweru n'igice hafi kuri bibiri agaragaye Bukavu. Mbere gato ndumva ari Nairobi. Amazi iminsi nyine ari mu ngendo runaka n'umudiplomate. Si umucuruzi abavuga diplomasi. Noneho mu bihe nk'ibi ngibi abantu baribuka gana na Libre Belgique ishami rya Afrika. Naho yahishuriye ko rwose buriya wa mugambi bimwe Colonel Nanga bayigamba ngo afite inyamaswa yaremye beast, navuga ati yego iyo copy original ningi wibitse uko nari mbizi ko byanze bikunze bishobora kuzagenda kuko system Putin Medvedev nagikunda yakunze rimwe. Ahandi rwose hari inshuti zagendanye bikarangira byanze. Buriya iyo tunabara abantu bahoze ari inshuti ariko bakaza gushwana kubera uwo mwanya w'icyubahiro, fata ingero za hafi. Reba muri Senegal Diomaye Faye na Ousmane Sonko. Reba no muri Kongo buriya habanje kubaho nk'umwaka n'ico ubushuti hagati ya Kabila na Kisekedi, abantu barabyibuka. Yes, bari gupanga nyine gahunda za transition iki no kuba president mu icyo gihe mu mwaka nk'umwe. Okay, yego hakiri ikizere ko aze amasezerano azayubahiriza, azagenda akaryaho kamanda kamwe nacyo kimwe mu byanatumye amwigaranzura nayo majwi avuga ko ari kuyoborerwamo. Yes, uri kuvugirwamo n'umuntu Kabila ukiyoboye n'iki avuga atari ko kumugabo ko ndi umuntu w'umugabo bundi mfatiye initiative nanjye nyobore. Yes, abantu barabyibuka inani kangahe inani karindwi inani gatandatu Captain Blame Traoré Captain Thomas Sankara na Blaise Compaoré n'izindi ngero nyinshi z'abantu bashatse kuba inshuti ariko bikarangira byanze. Ahangaha rero naho iyi raporo uri kuvuga nubwo nyine nta kiba cyakorwaho. Ubushinwa ni igihugu kinini ariko ni kuva mu buhangange no mu buso uretse kari na kinini. Nago Bushinwa iyi raporo ifite iki ishobora kuyihungabanya kuko turanabizi ko biranazwi wenda icyahishuwe n'imibare, ariko Ubushinwa bumaze igihe busahura hariya birazwi cyane ko noneho nanavuga ko ari ubujura bwemewe n'amategeko nubwo ubundi bwo bujura butabaho, kubera ko bakubwira ko mu gihe cy'ubutegetsi bwa Kabila hari amasezerano agiranye n'igihugu cy'Ubushinwa. Amasezerano yarakubiyemo ko bagomba kubakirwa ibikorwa remezo, nyibutse imibare neza ndumva ari miliyari 8 ziki zagombaga guhura n'ibyo bikorwa remezo bazubakirwa ku ngurane y'ubutunzi kamere bahaye igihugu cy'Ubushinwa. Ariko iyo basuzuma basanga ibyo ibyubatswe muri ibyo bikorwa remezo ubwo byara amashuri, biraro, imihanda, ibitaro n'ibiki, bavuga ko rwose na miliyoni 100 muri 100 bavuga ko na miliyoni 100 zirimo z'amadolari zikabiriza bari 300 sinibuka imibare neza, ariko bakavuga ko uwo mushinga ruhagaze izo miliyari 8 z'ibikorwa remezo. Ndumva ari miliyari 8 imibare ndeka gukomeza kwishimanya sinyibuka neza, ariko byari mu mamiliyari y'amadolari y'ibikorwa remezo byagomba kubaka. Nuvuga ngo habaye amasezerano ahubwo umuntu avuga ngo ni nk'ubujura nyine bwemewe kuko hari amasezerano yasinywe. Ariko noneho iyi report ikivuga ni iyi uranium, nuvuga ngo yo nagiri mu bikubiye mu masezerano ni yibwe. Uvuga ngo bo bayijyananaga na cobalt, bari kiyo raporo avugaga. Uvuga niba umuntu agemuye cobalt kamfate ngwene nk'agafuka k'umuceri n'urugero. Agafuka k'umuceri harimo biyabizwe gafite ibiro 25. Bayinga ukuntu bimeze. Yego. Ukuntu bimeze no kuvuga ngo cobalt ndetse banavuga ko na copper haba harimo some elements za uranium. Some elements za uranium. Kandi cobalt iri ku rwego rwo hejuru hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo uranium ihari muri za Okatanga n'ibindi. Ndetse Manhattan Project burya intambara kabiri y'isi hari za uranium zagiye zikurwa hariya za Okatanga zikajya gukoreshwa na Amerika. Ibyo byo n'amateka abantu bavuga no muri kiyakoze ikintu ya mbere ya Manhattan Project no kuvuga bo ntago batwaraga uranium nka uranium. Hari raporo ya page zirenga 1000 Lighthouse ivuga ko yabonye baragenda banalizinga basanga ibyo biro byari bikubiye
muri izo cobalt ahubwo tuvuga ngo ni cobalt iri too radioactive to be exported. Vuga ngo hari urwego amabuye y'agaciro runaka bariho bakabona ashobora guteza ibintu biri radioactive, hariya biteza Kinyarwanda hari ukuntu babivuga ariko abantu barabyumva, hari ukuntu babivuga mu Kinyarwanda. Ni kuvuga ku buryo amabuye aba ari band adashobora gucuruzwa, adashobora koherezwa ku isoko mpuzamahanga atagira gute. Ni ukuvuga ibyo ngibyo rero izo ore izo abantu wenda bo muri mining bahita babyumva. Ni ngo hari ukuntu ibuye riba risanzwe urifashe gutyo bakiricukura ryitwa wenda cobalt. Wagenda ukagira ibyo ukora waritunganyamo rikabyara ikindi. Ni ukuvuga ngo rero muri cobalt haba harimo nka 0 n'ibice wenda rimwe kugeza kuri 5 bya uranium mu buryo. Noneho rero bijyanye n'icyo umuntu yashaka muri cobalt, wenda iyo uranium ntaba ariyo yitaho cyane, ikaba yanakurwamo simbizi cyangwa wenda bikana uburyo bwakoreshejwe mu kuri transforma ntibutume uranium inagira icyo yatwara. Ni ibintu byinshi cyane biri complex muri mining nibyo bakora. Ariko noneho rero ndetse na refinery. Ariko noneho rero kubera imyaka myinshi byagiye byiyakimira iyo cobalt, ariko urumva kugira ngo baboneke ibiro hagati ya 2 toni 2 n'eshanu bya uranium, kubera ko gusa byagiye bisaguka muri cobalt mu gutunganya cobalt. Aho gusa urumva na cobalt iyo yaranganaga iki, cobalt ingana cy'ubururu niba ari toni nabonye ari toni 2,000. Yes, hagati ya 2 n'ibihumbi 5. Nubundi byo navugaga ntabwo ari ibiro, ni toni hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 5 biturutse muri ubwo buryo nkubwira small elements ziri muri yo ore ya cobalt na za copper. Niho ntuze yaturutse. Nabwo vuga ngo bacukuraga uranium bakayivanga na cobalt bagatwara. Kugira ngo mathematically wenda byadusaba umwanya kugira ngo tumenye iyo ngano iyo cobalt byasaba kumenya ngo mu kiro kimwe cya cobalt hashobora kuvamo uranium ingana iki. Kureba iyo mibare dushobora kubibona byakihuta. Bikunze byakihuta. Hanyuma ibi byose nyine ubwo bujwa navuze ko bwari buri legit, kubera ko byo biko nyine muri ayo masezerano byarakozwe. Kuri ubu rero Uncle Sam niwe wahawe bwo bugenzuzi cyangwa se n'ufite ibyo birombe, nubwo abashinwa baracyakora hariya. Ngira ngo bushize twize kwibaza ubundi intambara iri hangana hagati y'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri RDC nayo n'indi ntambara abantu batekereza, ariko irahari mu by'ubukungu. Ahubwo niyo mbi cyane, niyo mbi cyane kubera ko ni nayo nyine ifiwaringi y'ingi tubona. Kubera iki? Kubera ko umuntu yahoranye ubwo bugenzuzi, nubwo byitwa wenda kari ku kiguzi runaka, niba ku masoko cobalt n'urugero cyo nari kukigura wenda nk'ibihumbi 10 by'idolari ku masoko bisanzwe, hari andaza kukibonera kuri 2 cyangwa kuri 3, aho hantu ndaza kuhava gute? Noneho ubwo bukungu nyene yaho ngaho ni nabwo nge nawe duhanganiye ku ruhando mpuzamahanga, kuko hari race hagati ya Amerika n'Ubushinwa ku by'amasoko mpuzamahanga, especially bijyanye n'izi heavy machinery, abantu barabizi, izi EV electric vehicles n'ibindi byinshi. Hari ibintu bikeneye umutungo kamere Bushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahanganyeho. Hanyuma suraza kunkura ku gicumbi ndi bukwemerere ntibikunda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni gihangange, ariko na hegemoni y'Abashinwa abantu bayizirikana. Nubwo Ubushinwa butagira ibyo bigo bya gisirikare, iyo hegemoni militaire yangana niyo wenda Amerika ifite hirya no hino mu isi, ariko ni igihugu cy'igihanganye. Ndetse bana barakora rwose vuba aha bitageze 2030 uyu mwanya w'ubuhangange Amerika iriho Ubushinwa buzaba buwicayeho. So nabo iyo bakora igenamigambi bareba nihe twakungukira kandi biduhendukiye. Nta kuri buze kunkura ku gicumbi mfite ibintu ndi kubona rubomba. By the way, ntabwo hari amount fixed mu buryo buri standard, mu buryo bavuga ngo mu kiro cyangwa se muri ton ya cobalt haboneka, biterwa na geological wenda location. Ubwo ngo buriya rega nibuye ry'agaciro ushobora gusanga wenda tuvuge hari uranium wenda ucukuye hano i Kigali, hakaba na uranium wenda ucukuye wenda nko muri Tanzania hirya hafi n'inyanja y'Abahindi. Izo uranium ugasanga ntabwo zifite quality imwe. Banavuga ko diamonds nyinshi zo muri South Africa rwose ngo zikunze kuba arizo umuntu yakita nk'izambere. Yes, biterwa na geological location. Ntabwo nuvuga ngo ushobora gusanga muri toni imwe ya cobalt yacukuwe wenda muri Okatanga wenda hashobora kubonekamo n'urugero ubwo mfashe waza hashobora kubonekamo wenda nk'ibiro wenda 50 bya uranium n'urugero, ugasanga wenda niba hari cobalt yacukuwe wenda
Entebbe muri Uganda ho hakabonekamo wenda nka 20 so biravariya ntabwo ari ukuvuga ngo Ntabwo ari ibintu ni Ntabwo ari ibintu ihame standardized rwose. gusa ikigaragara cyo nuko niba harabaje mu myaka 24 harabashije kuboneka toni ibihumbi hagati ya 2 na 5 muri cobalt yagiye iba exported mu Bushinwa